narangije kurirekanya urushyi naruriye umutima urambwira atari ko mama bebe ko ari inshuti yawe uzabimubaze ndamubwiye se hari ubutumwa bwawe nabonye muri telefone ya papa w'abana ni wowe cyangwa nibeshye ntabwo yamakaniye yarambwiye ngo ni njyewe ndamubwiye bya nyabyo ni se kubera iki ngo rero ngiye ngo umugabo wawe ndamukunda ni se kubera iki ngo ngiye ngo ntakubeshye ngo yankoreye akantu keza ngo ndamukunda ngo urukundo nturuzi ndaruzi ngo wari wakundaho ngo nuko rero byagenze ndamubwiye se ko ufite umugabo nabimenya ko ucuditse n'undi mugabo bizagenda gute ndamubwiye ngo umugabo wanjye ngo nta stress agira njyewe rero ndi n'ikicuca ahari ngeze mu rugo numva byarangiye kuko nari bimubajije numvise umutima wanjye urekuranye ngiye kuryama rero sasa arambwira tubone njye nawe yewe dore inkoni yarankubise icyo gihe ankubita hafunze abana bavuze induru ibi by'ubusa ndamureka acudika n'inshuti yanjye nabikuraho amaso ndamwihorera ndamubwira nti rero usibye kuba nakwihora nta kindi nakora umwanzuro nafashe n'uwo kwiyitaho n'umugu nta kinakora ngerice ngo umutunge aricaye gusa acuditse ni inshuti yawe se ntago byabura baracuditse si nawe wenyine n'abandi benshi kuki se wemera ukamuha amafaranga kandi uzi ko ajyana mu bandi bakore b'inshuti zawe no wemera ukayamuha ntago nayamwima gute se urumva hari nubwo nagerageje kumutera urwanda ndamubwira nti sinzongera gufata credit ngiye kwicara hamwe nawe dutunge bikarangira mbonye ari njye ngiye kujya habi cyane nkabona abana banjye bagiye gusubira inyuma arabyuka akicara akambara akaryama umuntu udakora babaye gute n'umugabo mu rugo sinzi rero ukuntu wowe umeze umviye inkuru yanjye ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima Cleaning Service aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye nibyo twoza intebe z'ubwoko bwose yaba iz'uruhu umwenda n'izindi zitandukanye twoza amatapi agasubirana ubushya nibyo twoza amakaro agacya yaba mu nzu utuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza twoza ibikuta bisanzwe yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye twoza amabati amategura akongera agasa neza duha ikaze nka Vima Cleaning Service dugukorera fumigation twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe maze ubeho iwawe utekanye nibyo dukorera mu Rwanda hose tugusanga aho uri akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi twandikire ku mbuga zose unahamagare kuri 0783 63 48 nikaze mu kigani inkuru yanjye nikaze kuri buri muntu wese udutega amatwi twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibe byiza ndi kumwe n'umuvandimwe hano n'umudamu mwiza turi kumwe w'inzobe tugiye kuganira yitwa Ingabire afite ubuhamya bw'ibyo ari gucamo uyu munsi kubana n'umuntu mutumvikana hari umuntu ushaka kuvuga ngo kubera iki utabivamo kubera iki tujye kumva story tujye kumva inkuru ya Ingabire uraho neza muraho umeze neza yameze neza uramahoro ndamahoro yego Imana ishimwe cyane tugiye kuganira ufite imisatsi myiza by the way murakoze cyane yego tugiye kuganira utubwire ku nkuru yawe y'ibyo uri gucamo uyu munsi ariko ubwo turahera uko byatangiye cyangwa uko byatangiye kuba bibi simbizi uko byatangiye gute Ingabire murakoze wenda nivuzeho gatoya ndi umumama mfite abana babiri b'abahungu ikindi mvukana n'abana 7 b'abahungu ariko ntago babaho kubera amateka igihugu cyagize bajyanye na papa sigaranye na mama wanjye so rero inkuru yanjye ukuntu yatangiye urumva kuba muri ubwo buzima bw'ubupfubyi ntago byari byoroshye byatangiye ubwo nazaga i Kigali nzanywe n'undi mwana w'inshuti yanjye aza kundangira akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo naragakoze gakora imyaka 3
bigeze aho nzagura n'undi mushuti wanjye arambwira ati nakurangira kandi kazi ariko ko mu kabari mfite umubosi wanjye ashaka umukozi wo muri kese waza ukagakora. Ndamubaza bajya bampangaya, arambwira ati 30,000 numva na amafaranga menshi ugereranyije nayo nahembwaga. Nza kugakora, ndatangira ndagakora, nza guhurirayo n'umusore ariwe mugabo wanjye ubu turakundana igihe kiba kirekire, twamaranye hafi imyaka 2. Yari umumotari. Hanyuma rero aza kujya mu kazi akora accident hari mu 2014 akora accident avunika akaguru. Twari tutarabana. Amaze kuvunika ajya kwa muganga ararwara, ariko biza kurangira avuyeyo ajya kurwarira mu rugo. Nanjye umukunzi we najyaga kumusura nkamurwaza, nuko aza kumbwira ati ariko si uzajya uhora uza ubundi ko twakundanaga wazaretse tukabana. Ndambwiye se kurwaye, hambwiye ati ndarwaye ariko nzakira. Nanjye ndavuga se ntabwo nawe narakundanye n'umuntu ari muzima, namara guhura n'ikibazo mujugunye. Ni muri urwo rwego nagiye mbana nawe. Ako nkimara kubana nawe byatangiye kuba bibi, natangiye kumubonaho utugeso ntari muziho, kunywa inzoga bikabije. Nkambwira se kunywa inzoga bikabije kandi urwaye. Ubwo agahita yumva ko mubwiye nabi tugaserera. Bikomeza bityo, urumva yararwaye, nakazi yari afite, nanjye nakazi nari mfite. Cyokora twakoreshaga amafaranga dukuye muri banki, tukagenda tugafite amafaranga tukaza tukayakoresha, twe dufite ubucuruzi bw'akabari. Nuko tukayishyura bityo. Haciye amezi 4 nibwo yanteye inda y'umwana wacu wa mbere, ariko nabwo yinera bitameze neza. Ari wa muntu turwana buri munsi, najya ahantu akambwira ati ubwo ngubwo wagiye gusambana, nakora ikintu akambwira turansuzugura. Ndambwiye se uragira ngo njye mbigenza gute? Njye ngumaha umukiriya yakwinjira yavuga twaseka agahita yumva ko twari dufitanye indi gahunda. Mba muri ubwo buzima, noneho ibyo kumbwira nabi bivaho, noneho yadukana imico yo kunkubita. Arankubita. Ndabyibuka umunsi umwe yigeze gutaha ari nijoro, bwari bwije cyane. Ubwo ariko nsubiye inyuma gato byageze aho ubucuruzi busa nk'ubutunanira kubera amakimbirane twari dufite, turabireka. Aza gutaha ari nijoro. Ndamubaza byari bigeze nko saa 7 z'ijoro. Ndamubaza kuko we aho dutuye ni nahavuka, ni hafi yo mu rugo iwabo. Ndamubaza kuki watinze, hangije arambwira ati ntago ibyo bikureba. Ndambwira se ko wanyweye imiti uzajya uyikurikirana gute, kuko kubera ukuntu yavunitse yahoranaga randevu kwa muganga ajya kureba uko ameze. Byose arabyanga. Ahera ubwo arambwira ati ubu ngubu rero ngiye kukwica. Ndambwira se wari ubifite muri gahunda? Ubwo akimara kubimbwira ndabyuka ndicara ku gitanda, ndamubwira urikinira. Ati ntabwo nikinira, njye ndashaka kukwica. Ese byanyabyo se nakugize gute? Ngo hoya ngo uransuzugura, ngo agasuzuguro kawe ngo nibiki, ngo kurya mudakora mwicaye aha nibiki. Azana impamvu nyinshi cyane. Ubwo habayeho kurwana, cyo kurengera amahirwe ndamucika, kuko ko yavunitse ntabwo yanyirukankana ngo afate. Ndamucika, ndangije ndagenda. Ubwo ngubwo rero bwarakeye, hano nari ku muturanyi, turazana bamubaza icyo yanzizaga. Aravuga ati harimo n'icupa nanyweye. Aravuga noneho yasubira mu rugo. Ubwo umwana wacu yaragize amezi 7. Noneho nza kwicara ndi njyenyine ndibaza eske ndi imfubyi, nta kintu, nta hantu mfite handi ho kujya. Nari nzi ko umuntu ashatse umugabo mbega bagiye gutangira ubuzima bwiza. Numvaga ningira ikibazo nzajya mubwira akanyumva, mbese narwara akandwaza, mbese ikintu icyo ari cyo cyose, kuko urumva nta muryango mfite. Birumvikana komera cyane. Ariko ntabwo ariko byagenze. Ubwo ngubwo naratekereje ndavuga ngo uyu muntu uhora umbwira ngo njye ntakora, ndavuga nereka nshaka ikintu cyo gukora.
naragiye hari igishanga twari duturanye barahingaga njyayo nabyo nari nzi pe nta n'imbaraga buriya ngira mu maboko ariko nagiyeyo bakajya navuga ko ari nko kundwaza ndabyibuka nakuyeyo ukwezi gushize nahembwe 12,000 ndaza ndavuga ni sinzasubira guhinga kuko ntari mbishoboye ndavuga ni 12,000 njye kurangura inyanya ndangure utuntu duciriritse nyine hanyuma wenda bizagenda biza nuko natangiye nangira kujya mu tubina niziga mu duceri dukeya ariko nabwo nkabikora dutongana turwana twabana na musi numwe na kimwe rucyari cyashira ntaraye hanze ntaraye niruka mbese aho dutuye barabizi ubwo nangira kujya ngenda nizigama gakeya biza kugeraho ngira ku gishoro cy'200,000 ntangira ubucuruzi bw'akabari kuko n'undi nibwo twakoraga ndagenda ndakora bigenda biza gakeya ariko dushwana umutima wanjye ukajya umbwira ngo bizahinduka n'inshuti zanyu tuganira akambwira ati bizagera bihinduke ntukajye wiheba ubwo ngubwo rero byageze ubwo n'ibibina rwose binyizera ibibina birekeraho njya mu mabanki atangira kumpa inguzanyo hari amabanki y'abadamu bidasaba kuba waba ufite ingwate iyo babona ufite business ukora baguha amafaranga noneho rero ubwo byatangiye ubwo nihuseho gatoya nafashe amafaranga ndagenda nkora akadepo k'inzoga nkimara kugakora ahita arambwira ngo uzi ati nta kintu nzongera gukora ntise kubera iki ati kandi mfite umugore uzi gukora ntariko bibaye byiza wajya ukora ibyo ushoboye yari afite moto yari van atwara wajya ukora gakeya utivunagura kubera ko mbibona ko urwaye ariko nayo makeya akaza mu rugo akinjira arambwira ati ntibishoboka ntise kubera iyo mpamvu ati njya mu kazi namara mu kujya mu kazi ugasigara mu byawe ntese ibiki haturasambana nshinyuma intese ninde wabikubwiye ati barabimbwira abantu nkumva ni brage nkavuga ni barakubeshye nkanabipinga cyane ariko byagera nijoro tugashwana noneho rero ikintu kintebwa muri iyi minsi kikanampangayikisha noneho yarambwiye ati ubu ngubu mu minsi yashize banki twakoranaga nagiyeyo bama inguzanyo ya 4,000,000 ndayizana ndayiranguza of course urumva mba nshaka iterambere ry'urugo ariko umuntu tubana we ntaga ari kabibona bamaze kuyamandaza ndayaranguza ibintu nshyiraho ngaho atangira kunywa inzoga noneho byikubye uko yazinywaga gahera mu gitondo anywa inzoga nkamubaza se kwera mu gitondo anywa inzoga bigera nimugoroba icyo si inzoga uyinyweye bimaze amaherezo azaba yaye turishyura banki turishyura inzu dukoreramo turishyura iyo tubamo abana ku ishuri minerivare ahantu honyine dukura niyo muri iyo business nkora kandi na banki nayo ikeneye kwishyurwa ngo birangire hangije atambwiye ati nta kintu ibyo na kimwe bindebaho nibashaka bazakwice nibashaka icyo baza ntangwati iwacu nigeze ntanga bazagukoresha icyo bashaka ubwo ndabyihorera ndavuga okay nsenga Imana ndavuga Imana jumpa ibyo nunguka abone ibyo konsoma n'ibyo byose bikundi pe nta kintu nashinje Imana byakundaga bikavamo nkasoza kwishyura amahoro noneho rero muri iyi minsi yashize ubwo bamagaye amafaranga ubwo yarasaze burundu agatangira kujya atwara amafaranga akagenda akajya kwinywera abakiriya bari aho ngaho akabubwa birukanye ngo ubwo n'abagabo banjye baje kundeba byagera nijoro ntituryama abana ntibajya basinzira bahora bikanga bazi konge nawe turi kurwana ubwo rero ndavuga ni si ibintu nzabigira gute ndambwiye se ntabwo uzi ibibazo dufite ntabwo uzi amadeni tuba dufite hanze ngo nta kintu ibyo na kimwe bindebaho mu by'ukuri sinzi ukuntu nabisobanura sinamenya nawe mbwiye se tumaranye imyaka 11
11 yose 11 yose irashize uko nguko. Yego. Ako none harambwira ati rero njyewe buriya sinigeze nanagukunda. Ubwo waje tukabana ntabwo nigeze nkukunda. Ariko koko nuko ari amaso wenda y'abantu atareba ntabwo yigeze nkunda. Kuko muri iyo myaka yose tumaranye ntabwo yigeze agera iwacu. Naga hasi ntabwo twasezeranye. Tubana gutyo. Ntabwo ati ikintu wakora icyo ari cyo cyose wanjyana mu buyobozi nakwita indayi ukagenda. Ukomere cyane. Ati ntabwo nigeze ngira iwanyu nzarinda pfana nahageze nubwo ari mu matongo nta muryango mafite ariko hari n'abaturanyi. Tuvuga n'abaturanyi bakeneye kukumenya bakeneye na mama arahari horambwira ati si mwana ufite umugabo yego ndamufite. Ese ko atadusura mubeshya nazaza bari mu kazi kenshi ariko nyamara nta kindi ni intambara mba nibereyemo mu rugo. Nuko arambwira ati we waje ubunga gutyo gusa ntago nakwirirwa ngutaho umwanya njya kureba aho ngaho iwanyu sibundi naba njya gukora iki. Ati n'ikimenyimenyi nti wari wabyara akagira umuntu uza kukureba ntawe. Ese hari wari waza kugusura ngo mwenda ndambwira ariko wanshatse ubizi ko nta muryango mfite ntago bimenye ubu ngubu. Ati rero nanakwishe we ntawakumbaza nakwica nkagushira muri toilette njya muri toilette bisanzwe ntawamenye iyo wagiye kuko niba ntawe umpamagara ngo ambaze ngo waramutse gute urarwara ukirwaza ubundi ubwo wowe uri muntu nyabaki. Narangiza mvaga ndakaranyishe bikanyibutsa ibintu byinshi cyane nkagenda nkirira nkarira ariko namara kurira nkagaruka. Nuko ubuzima bugakomeza ariko noneho kimangayikishije kuruta ibindi muri iyi minsi ni amafaranga y'abandi nafashe. Amafaranga y'abandi nafashe araza akigurugumbya neza aho nkorera akahafunga ati uyu munsi nta muntu uhinjira. Nkubwiye se wa mugabo kuri kuvuga ko nta muntu uri buhinjire nzishyura iki? Ati ibyo ntibindeba. Ese kuzi ko nishyura amafaranga menshi ku kwezi nishyura 240. Kuzi ko nishyura amafaranga ku kwezi menshi si amafaranga wabyuka mu gitondo ngo uhite ubona uragira ngo bigende bite. Ati ntago ibyo bindeba. Akijya hari agafite byera akinywera icyesa yitereka iruhande akinywera gusa nkagiro nkibaza nise nzaba muri ubu buzima ngeze ryari. Gutandukana nawe byarananiye kuko ni ibintu birebire ndavuga se ndagenda njye kugumana nawe kandi ni ibindi nabyo bikomeye ndavuga se ubundi ubu se wo mutunze se kucyumva gutandukana nawe ari ikibazo. Yego kucyumva ko gutandukana nawe ari ikibazo rero. Impamvu numva ko ari ikibazo urumva gutandukana n'umuntu bisaba kuvuga ngo mutandukane ugenda ukwawe. Mfashe amafaranga turi kumwe ni deni nyarangwemo ibintu byose shyizaho. Ese bya bintu nzabyimukana ntibizakunda. Ese aho nzajya rya deni ryo nzaryishyura gute? Nabyo bikambera imbogamizi. Umugabo ntabwo ufasha kuryishyura. Ntabwo mfasha. None kuki utatandukana nawe? Nyine nizo mbogamizi. Izo mbogamizi ko ntari kuzumva. Imbogamizi mfite ni izambere. Ngenda giye mfata amafaranga muri banki. Ndayazenye ndaranguye nshyize ibinaho ngaho. Wayafashe ku izina ryawe ntabwo yafashe ku izina ry'umugabo. Yego nafashe ku izina ryanjye. Ni izina ryanjye nafasheho. Ndaranguye ibintu byose ishyiraho. Ibyo byose ninjya kugenda wenda n'ubuyobozi niyo bwadutandukanya bushaka kuvuga uti ni mugaba nibyo mufite. Ngiye nzaba mbihombeyemo ntago rya deni nzaba nkibashije kuryishyura ndi njyenyine. Kuko urumva hari ibyo nzajyana ariko n'ibyo nzasiga. Nkibaza nzabigenza gute? Icyo wumva igisubizo ari kihe? Niyo mpamvu ndi hano ngo nsabe ubujyanama. Umva wakora iki? Ngiye ubujyanama ariko burya hari icyo ubutekereza. Ubujyanama ndabusaba ariko ikintu ntekereza gukora kinini cyane numva natandukana nawe nuko mburaho mpera. Ngiye kubwiye ko atagukunda bice muzinzira bigenze gute? Mu byukuri niyo miserero yose ntago nzi ngo byaturutse aha cyangwa ngo yabitekereje igihe kingana gutya
ariko nyine ni kwa kundi usira n'umuntu kavuga ati n'ubundi wowe sinzi ukuntu wajemo sinzi ukuntu wanjeho ndambwira ariko aka kanya uribagiwe koko naremeye mbana nawe urwaye kandi mbibona ko wari urwaye ati wajyaga hehe ko wabibonaga ko wari urwaye ko nari ndwaye wajyaga he ndavuga oke nta kibazo wegera umumotari n'uyu munsi ni umumotari uyu munsi yaranze gukora nta kintu akora aba ari mu rugo kuva mu gitondo bukira amaze igihe kingana iki adakora amaze imyaka 3 adakora yego yanze kugira ikindi kintu akora arya ari uko yarambwiye ngo ibizatunga abana banjye nawe bizamutunga ndetse afite inshuti zimusura afite abavandimwe ababyeyi ku buryo nabo iyo baje bagira ngo ni umugabo utunze urugo arazifite banamugira inama kenshi kuko ibintu akora ntabwo abikorera ahiherereye iyo yatonganye yarwanye abishyira hanze nyine ni umuntu ushaka kuba abishyira hanze cyane bakamugira inama bakamubwira bati se ko tubona umudamu wawe akora umuzizi iki akabwira ngo aransuzugura ese gusuzugura gute ngo icyo mubwiye gukora ngo si icyo akora ariko mu by'ukuri aba ari ugushaka impamvu ntago aba ari byo wowe nta kintu wishinja hari ubwo umugabo ashobora kugira icyizere gike bitewe n'uko abona afite inshuti nyinshi z'abagabo akavuga ati wenda ancana inyuma n'abo bagabo njye ntacyo nishinja izo nshuti ndazifite pe kuko urumva akazi nkora hinjira abantu batandukanye ntago hazinjira abagore gusa n'abakobwa hinjira n'abagabo kandi ntago umuntu azinjira mutatonganye ngo umubwire nabi ugomba kumwakira neza kugira ngo neje agaruke rero iyo abonye nyine niba umutayinjiye dusetse bimeze gutyo nibwo arakara kandi kubera ukuntu tuba turi mu kazi nta n'umwanya nabona wo kujya gukora ibyo byose nta mbwengewe naje kubaka umuryango uyu muryango mfite ubu niwo nari impereyeho kugira ngo nzongere ngire undi muryango ukomeye kuko nari mfite warangiye sinakwibaza impamvu rero nafata imbaraga zingana gutyo nubaka umuryango mfate n'izindi nongera kuwusenya ariko ntabwo ajya byumva mbese ahora nshinja amakosa ntakoze ahora nyibutsa ntabwo wigeze wenda se agushinja ko amuciye inyuma ntabwo byabura wenda ngo akwereke ibimenyetso akubwira ati wowe na runaka oya ahubwo aravuga ngo we sinagushira amakenga ushobora kumuca inyuma ushobora kubugira gute nkabwire se warambonye waramfashe mbese bigahora ari induru nose wenda kuki ataguha igisubizo cyangwa nawe umubaza uti se igisubizo cyacu ni iki dutandukane ndeke gucuruza akabari dukora iki rero ntabwo ujya umubaza ibyo bibazo ndabimubaza ariko ntabwo ajya abinsubiza ahubwo anyuka inabi agashaka ko duhora turwana urangara gato hirya akakuniga mbega kuryama ntawe usinzira umwe asinzira ari ukundi nawe yasinziriye duhora muri ayo macenga ducengacengana nkamubaze se amaherezo ubundi ubona ari ayahe nzakwica bajye kumfunga ariko nawe bajye kugushyingura kuki atakwirukana se utamubwira uti wanyirukanye nkava muri uru rugo cyangwa ukaruvamo kunyirukana bwo ntabwo arabimbwira ahubwo ni ukunesha umutwe hari anesha umutwe ngo nzijyane ubabara gute mu mutima ndababara cyane kuko bituma ntekereza ubuzima bwanjye bwabanje nkatekereza n'ubundi kubamo nkabona biragoye cyane ako noneho byagera ku bana banjye bo nkavuga se mbega ni umupapa utanakwizera ngo uvuge musigiye abana nibura azabarera oya ni umuntu unywa agasinda ku rwego udashobora kubyumva mbega ahora ntera ubwoba ngewe murebye buri munsi ahora ntera ubwoba kuko
afite ubugome bwinshi bukabije muri we, ntagira n'impuhwe, ntanatekereza n'ibintu byose agiye gukora abikora uko abyumva. gute? Ni ukuvuga ngo niba avuze ngo uyu munsi ntukore, ubwo niko abavuze nyine, sindi bukore, nibeshya ngakora, ubwo ndaba namusuzuguye. ugomba kuba uri kumwe na buri munsi turabyukana tukirirwana, nuko nguko ntambwiye se ubundi kumbwira ngo nguca inyuma ko tubyukana tukirirwana mbikorera hehe? Akamenya ngo ye sinakwizera. Ese gute? Ngo ye sinakwizera. Ese gute? Ngo barambwiye ngo ntago nkwiye, ngo ntago tuzasazana, ngo ufite indi migambi, ngo tuzashwana. Ariko sabo bikubwira baba bafite ibimenyetso. Ese imyaka 11 tumaranye nabuze kugusiga muri 5, 6, 11 irashize ndi mukuru, ubu nibwo nzatekereza kugusiga? Nuko bikanyobera nkabura ikintu cyo gukora, mbese nkabyererana nkarira, namara kurira nkagaruka mu kazi. Nuko bwa mbere akubwiye ko atigeze gukunda, habaye iki? Wabifashe gute? bwa mbere ambwira ko atigeze nkunda, ndabyibuka byari kuwa kabiri. Mama we aza kudusura, mama we dusa nk'abaturanyi, kuva aho dutuye ugera iwe ni nk'iminota 20. Mama we yaraje kudusura, amaze kudusura arambwira ngo ararara. Ndamubwira ararara, si ararara ariko dufite matera imwe, ararara he yindi kwishaje cyane. Arangije arambwira ngo mwese ko mama akubwiye ko ari burare ni ikibazo? Ndambwira ntabwo ari ikibazo, ariko kameme nk'umubyeyi agomba kurara ahantu hasa neza, ngo ubwo uramwimukira arare ku gitanda. Ndambwira wowe se ngo nanjye turarana aho uri burare nta kibazo? Ndavuga ye nta kibazo, ndateka turarya, ndasasa ku buriri bwacu, nereka mukecuru ajya kuryama. Ndambwira ngo se ngo kutaje turara? Ndavuga oya, reka njye kurarana na papa w'umwana. Buracya mu gitondo, ndavuga ni wenda ari butahe, nabwo ntiyataha, yirirwaho bajya kunywa inzoga we na nyina. Bataha nimugoroba, bageze mu rugo nka saa 6 z'ijoro. Ndamubaza se umukecuru ko utamuherekeje, kuzi ko aba mu rugo wenyine, we ntafite ikibazo cyo mu rugo? Arongeye araraye. Ngo ariko mama ngakubangamiraho iki? Ntacyo, urumva njye nashashe umuriro bwanjye naryamye. Ngo reka muherekeze ndaje. Yaramuherekeje, byari bigeze mu saa 5 n'igice, hafi saa 6 z'ijoro. Aramuherekeza baragenda. Nagiye kumva numva aragarutse, ntabwo nari nakinze ko numvaga ari umuherekeze, yamugeze hafi. Ikintu cyankuye mu buri numvise urushye. Ndahindukira ndambwe se kuri kunkubita. Ahera ubwange ati ngiye kugukubita ku buryo utazongera no gutekereza kuvuga nabi mama wanjye. Ndavuga se muvuze nabi gute? Kuba mvuze ngo ko araye hano inshuro nyinshi, ubwo niryo kosa nkoze? Urumva nta kindi cyakurikiyeho, ko ari ugufata umutwe akubita ku gikuta, nikubita hasi akandagira umutwe, kubw'amahirwe ndamucika njya hanze. Ubwo muri uko kuntonganya ambwira amagambo menshi, njye nari nkibaza ibimbayeho, nibwo yambwiye ati bundi wowe sinigeze nanagukunda, sinigeze nkwiyumvamo rwose, ndakwanga. Ndamubwiye se kutigeze unyiyumvamo, wanshakiraga iki iyo undeka? Umwana wanjye yaragize amezi 8 hafi 9, yari afite murumuna we, aramumuhereza aramutwara muri iryo joro. Amubwira ati ngiye gukora akantu, twara uyu mwana umujyane mu rugo umushyire mama. Njye ndasakuza cyane, ndavuga se ko munwari uyu mwana mumujyanye, umwana wanjye aronka, umwana wanjye ko munandukanyije nawe biragenda gute? Ambwira ngo ngiye kukwica. Arambwira ngo ngiye kukwica. Ndavuga se numara kunyica umwana wanjye bizagenda gute? Ngo tuzamureresha amata. Kubwa amahirwe ntabwo yanyishe, nahise njya mu gikoni cyari hanze ndikingirana
kwica urugi biramugora. Nuko ubwo ngubwo rero mbona ijoro rirakeye, mu gitondo njya mu baturanyi ndabibabwira, baraza barahagera. Ni wa muntu abantu bahagera akigira intama, wanamureba inyuma ku isura ushobora kumureba ukavuga uti wa mugore urinda shima. Byonyine wareba ukuntu aciye bugufi, wareba ukuntu yiyorobekanyije ukavuga ati mwihangane mwongere musubirane, nta mafuti yabaye, ntago bizongera. Nuko agira akarimi keza cyane, keza cyane udashobora kubyumva. Afite n'ukuntu afite amaso manini yakureba ukavuga uti umuntu n'umwana mwiza. Nuko dusubirana gutyo. Ubwo hari mu ntangiriro z'urushako rwanyu? Twe tumaze umwaka n'igice tubana. Ko numvise yagambiriye kukugirira nabi kenshi. Ni nacyo kintu kimuha mu kanwa. Nicyo kintu kimuha mu kanwa kenshi. Nabishyize no mu buyobozi ndabivuga, ariko abayobozi dufite n'Inshuti ze urabivuga kugira umusazi bakaza bati mwiyongeye bizashira, bakatuganiriza. Twaranditse amakaye mu midugudu bakavuga bati sinzongera. Urumva muri uko kurwana nkagenda nkabivuga, akavuga ati bakamubwira ati wahohoteye umugore, ati twandikire ko utazongera, twandikire ko utazongera kumukubita, utazongera gushwana nawe, kuko ibyinshi abikora abantu bose bareba, ntago yihishira. Yarangiza bamara kugenda akambwira ati buriuzi ati nagira ngo bamvira, ariko n'ubundi wowe gutandukana kwanjye nawe nuko uzapfa nanjye nkajya mageragere. Ubwo rero nkavuga ni bya bindi abagore baravuga ati bizarangira wenda hari igihe kizagera bigashira, ariko noneho mbonaho kugira ngo birangire ahubwo biriyongera. Mbese ufite ikintu wumva kigufata kutava mu rugo, kudafata icyemezo ngo uve mu rugo, n'iki gituma utava mu rugo? Ikintu gituma ntava mu rugo, buranda umuntu ugira ubwoba, gutangira ubuzima biragora. Nkavuga ndahera kuki, ibyo nari mfite byose narabizanye mbishyira mu maboko ye, byose nta na kimwe nigeze muhisha, habe ngo ngira n'ikibina ku ruhande wenda yaba atazi. Kandi ntago namusigira abana banjye kubera ukuntu mba mbona ameze. Ntago ari umuntu nasigira abana banjye ngo numve ko batekanye. Icyo kikaguma kimfata, nkabigambira kenshi kugenda, ariko nkabura aho mpera. Nkavuga se ndagenda ngiye gukora iki? Mbese wamuhaye imitungo yawe ku buryo uvuga uti nayo turayigabana ndamuka ngiye? Urumva ntago byabura. Ngiye mu cyaro ngurisha umurima ho muto, ntago nagurishije hose, ariko nagurishijeho 1.5 miliyoni ndayizana. Mvuga nyine ni umuntu turi kumwe. N'ikindi ahubwo utaruzi, twanubatse inzu. Twubaka inzu ariko tuyubaka anshuka ngo ni mu kibanza cye, kumbi naho mama watuye biregeranye. Icyo kibanza cyose kibaruye ku mazina ya mama we, njye ntago nari mbizi. Twubakamo inzu iruzura, imaze kuzura arambwira ati rero dore ku kazi ni kure, ntabwo twaza dukora dutaha, reka tujye mu kazi. Kumbi njye naje kumenya ko yari siyasa. Arambwira ati twimuke tugende, ifunguzo ziye mama, nta kibazo, niyo twabona umupangayi yajya yijyamo akayikora kugira ngo idasaza. Bivuze ngo inzu yanditse kuri mama, kandi niwe wayubatse? Yego. Noneho ubwo ngubwo rero ubona bwigeze gufasha mu kuyubaka se? Twarafatikanyaga pe, twarafatikanyaga. akazana amafaranga, nanjye ndagenda ngurisha ku karima ndayazana turubaka. Ariko sahizi ubu namaze kwikoraho n'umutima, ntago nkibara nk'iyanjye, ntago nyumva ko nkifiteho n'uburenganzira. Nambwiye ngo ubwo rero urashaka ko dusezerana, ntago nasezerana nawe, oya uzagenda ukwawe. Njye mpita numva ko wenda ashobora kuba atekereza ko nari ngamije gutwara imitungo y'iwabo,
ariko ntabwo ari byo nari ngamije ubwo ni kwa kundi uvuga uti abana banjye ejo n'ejo bundi nanapfa ariko bakagira aho basigara. Ubwo rero inzu tuyivamo gutyo, aho ducururiza ni naho tuba. Kuva nayivamo mama we niwe waje arambwira ngo ariko ubundi buriya ngo kandi buriya muzi ko mufite inzu, ngo iriya nzu ni iyanjye, icyangombwa ni icyanjye. Sinari nanabizi, urumva twayubatse mu Kigare ari bya bindi byo kuvuga ngo tuve mu bukode vuba vuba. Ntago nigeze nshishoza ngo mubaze se kiriya kibanza ni icyawe, cyangwa mubaze se bimeze gute. Reka njye numvaga niboneye umugabo, ubundi numvaga niboneye umugabo tugiye kubakana, kandi nkumva bavuga ngo umugore uzi ubwenge nukorera urugo rwe, bavuga ngo tuba twagize aho tuba bizaba bihagije. Nuko ubwo ngubwo rero inzu imaze kuzura nibwo mama we yaje arambwira ati inzu yanjye, ati nabonye amapangayi ntesi nsobanurira iyo ariyo. ndavuga nti nta kibazo. Kera nijoro twiherereye ndamubaza nti se mukecuru yambwiye yuko yanze ariye koko niye, ngo ariko bumbaze iki, nawe ujya ugenda ukurikirana iby'iwanyu, iby'iwacu ntabwo bikureba. Nk'umuntu mukuru rero nahise numva ikintu ambwiye. Aragenda agura moto ya rivani, twabipanze, moto isohoka yanditse kuri mama we. Aza kuganiriza umuntu w'inshuti aramubwira ngo rega nshaka no gupfira moto mama yamurengera, ngo uriya se ndamuzi. Kandi umufite abana. Yego, kandi umufite abana. Ndabimenya umuntu aza kubimbwira, birambabaza. Ndamaze se kuki wagiye ukagura moto warangiza ukayandikaho mama wawe kandi turi kumwe. Umushinga twarawupanganye, turabigambirira, amafaranga yo kujya kwigura turayashakisha pakabonetse. Arangije arambwira ngo rero niba byarakubabaje nawe uzagenda ugura iyawe yiyandikeho. Ndavuga sawa nta kibazo. Ntabwo byoroshye. Niki kikubaza cyane muri ibyo byose Ngabe? Ikintu kimbabaza cyane, naramwizeye cyane, ndakabya, naramwizeye ndetse birenze ibikenewe. Ibintu byanjye byose byari kuzangirira umumaro, nsa nk'ubimuhariye. Ngo ni umugabo ariko we ntabwo yigeze abiha agaciro, ntabwo yigeze abona ko basi ngana avuga ati njye nambwiye nta kibyo bimbwiye, gukora nta kintu bimbwiye, nakora kandi ntago nakurya, sinanagusuzugura, ngomba kukubaha nk'umugabo, ariko ikintu cye nanga ni ikubita rye. Agukubita cyane. Arankubita cyane. Umunsi utajya wibagirwa n'uwuhe yagukubise Nshuti? Ni iminsi myinshi cyane. Yarankubise. Komera. Yarankubise, ndabyibuka uwo munsi. Nari nagiye mu nama, tujya hari amatsinda tubamo ya farije mbere n'umuyobozi. Nagiye mu nama, inama iratinda, twakoreye hano i Remera, inama iratinda, nta ntinzi. Icyo gihe n'imvura irananyagira, ngeze mu rugo nsanga yarakaye. Noneho njye nahageze ko tujyayo bakaduha n'agatike, ndabyibuka bari baduhaye 20. Ndavuga nishiriwe, nubwo natinze ariko nabonye agatike, ntushaka kunywa icupa. Ndabyibuka amafaranga arafasha ahita yacamo 2. Arambwira ngo ubwo uvuye gusambana, ngo ngiye ngo ndye amafaranga uvuye gusambanira. Ndavuga hoya ntabwo mvuye gusambana. Arangije arambwira ngo ngwino nkubwire. Tujya mu cyumba, ashyiramo urufunguzo. Jera yarankubise. Yarankubise, abana bavuza induru, bibi by'ubusa, abana barataka. Mbese ubundi abana banjye nabo
babaye nk'abasazi nimbe bica mu nzu bati papa yaje n'umuntu arasuhuza bati yaje aranamvugisha hari agatoya mfite yaze akamvugisha amagambo menshi yikurikiranya akaza akiruka akati papa nuko bite mama mbese mu rugo ikintu bazi ni ugukubitana gusa nkamubwira ko si wowe basi niba unyanga ntunakunda n'abana bawe ubu rero buri kubaha ni ubuhe unkubita bareba untuka bareba n'iri joro twaraye turwana ntabwo sinaraye mu nzu ejo naguhamagaye nabwo turi gusererana maze iminsi mbigambira mvuga ni wazaza hano wenda basangira inama y'ikintu nakora ubwo turaserera naraye hanze bukiye mu gitondo ndaza ntekeraho n'igikoma bajya ku ishuri bamaze kujya ku ishuri nawe kubera kuraranywa inzoga ajya kuryama nuko none se akabari bambwiye ko mugafite mu rugo iwanyu yego ubu si cyo kibazo avuga ati abagabo banzira iwanjye wenda no kutizera ariko sinzi impamvu yabibonamo nk'ikibazo njyewe nanamuhitishijemo ndamubwira oke wowe hakore ugumane ushaka abakozi bagufashe njye ngume mu rugo nite ku bana ariko ni wa muntu uyu munsi umusigamo ejo waza ugahita ubona icyuho cy'ibintu kabura ibintu kabura amafaranga mbese njye mba mbona bikora amima ariko nawe atiretse arampima ariko nawe atiretse kuko niba uyu munsi wari ufite igishoro cya miliyoni aho kugira ngo bigende byiyongera bikajya bigenda bigabanuka gake gake kandi wamwereka imbogamizi kumbwira dore biri gupfira dore noneho abantu bakajya bagenda bigamba bati runaka iyo arimo tujya kunywa inzoga z'ubuntu kuko urumva acuruza nk'inzoga kumwe nawe agasinda urumva rero gucuruza abana nkweye gucuruza simbye none se wenda wari wamutera ubwoba wenda uvuga uti ndapakiye urebe niba kuko abyakira cyangwa ahita bisamira hejuru ubwo ngewe nagira hirya nkavuga nisa abana banjye agaruka nkavuga nireka nihangane mbese njye nawe pe tubana singute nabi cyane wumva umutima wawe akanyemeza gute umutima wanjye ufite byinshi ubitse mbese ibyo naboneye mu rushako ibyo natekerezaga ntabwo ariko byangendekeye kuko narubabariyemo nabaye imfubyi pe mbaho no mu buzima bubi ariko agahinda nagize nshatse ntabwo ariko nigeze ngira mbere hose nyine numvaga ndi imfubyi ariko nkumva sindi njyenyine nkumva hari n'abandi byabayeho nkabona mu rugo hari ubukene ariko nkabona ko hari n'abandi kandi nkagira icyiza nkavuga ni ejo bishobora guhinduka ariko urushako niba hari ikintu kibi kibaho ni ugushaka niba ikintu kibi kibaho kandi si kuri bose ariko jyewe byambereye bibi cyane none se mbwira ntabwo ari wowe humura uyu munsi wagusubiza inyuma wumva utakongera gushaka ntabwo nakongera wumva utashaka ntabwo nashaka pe uri umugore mu bigaragara utari mubi mwiza sibyo ubwo wenda ntabwo Kuziha avuga ati baza bagukurikiye ariko yaba ndenganya nyine ntabwo ajya bikubwiraho yajya bimbwira ndambwira ngo ukuntu usi inyuma ngo ukuntu usi inyuma ngo iyo sura yawe nziza ugenda urata nzayimenaho aside abantu bose bakwange kuko ubundi mu busanzwe ndi umuntu usabana n'abantu kuko nabayeho igihe kinini nigunze ndi njyenyine
rero aho mariye kubyara byagiye bigabanuka nyine nganira mba mu makaraba atandukanye ariko ni wa muntu udashobora gutuma hari n'umuntu gusura mu rugo ni wa muntu njya kugenda nkihisha aho ngiye nabwo tukarara turwana ni wa muntu udashobora umubwiye ikintu ngambwiye ati ejo wenda mfite ubukwe bw'umushuti wanjye nzajyamo ese wanyemerera nkajyayo ye nta kibazo mu gitondo ukitegura ibyo ari kwitegura na byose akazi niba ari imyenda akagaragura hasi niba ari inkweto akajugunya ati ntugire ahantu ujye avuga yego nta kibazo ese ejo bundi gutyo nkambwira se amaherezo bizagenda ubundi ushaka ko nkora iki nicara hamwe bikakubangamira najajaba nabyo bikakubangamira ubundi ubugira ngo nzakora iki ndabyibuka bwa mbere njya kuguza amafaranga muri banki nagiye atabizi tujye twari dukennye byari bimeze nabi cyane umushuti wanjye akumbwira ati hari banki y'abadamu ifasha abamama waza nkakujyana ndagenda ndabivuga ni ukuri baranayampa baransura bahita bayampa ndabyuka bamaye 1.5 miliyoni ndaza numvaga ari surprise nyine ngiye kumutunga nkambwira ni sheri nakuze nabonye ahantu banyizera bakama amafaranga bunanye ngiye gukora nyine numvaga ari bo byishimire hanyuma pe arambwira ati nibyo bayakwemereye ngo nanjye ubwo ngizandi umugabo na banki iramo miliyoni ngo none we bagiye guha 1.5 miliyoni ngo nta kibazo ndabaye sizo uzaza kunsinyira ati nzaza buracya mu gitondo turagenda nansinyira amafaranga barayampa ndaza turarangura nyuma y'iminsi mike umuntu waje kunsura ngo aduhe inguzanyo yari umugabo nyuma y'iminsi mike arampamagara twari tumaze nk'amezi nyimaranye nk'amezi 4 iyo nguzanyo nkora nta kibazo nta n'ikindi kintu ntekereza arampamagara ati se bimeze biti ndavuga ni bimeze neza ni amahoro se biragenda urabona akazi bigenda amafaranga uri kuyakoresha neza ngo none se ngo nta kintu umugabo yakubwiye nta kintu yambwiye ati tuvugana yaje ku kazi andega ku bayobozi banjye ambwira ko naguhaye inguzanyo twaryamanye ndavuga nibyo ati niko byagenze numva ndikanze ati ubwo se ntiyabikubwiye nihoye aturijijisha ntabwo yari bikoze kutabikubwira none se byaje kugenda gute ati bakoze inama bamaje gukora inama banzura ko bagomba kunyirukana ubaranyirukanye ndi hanze agahinda karanyishe ndavuga umuntu wamuhaye amafaranga atanzi umuntu wamuhaye amafaranga nta kintu na kimwe agendeyeho amafaranga ko nayazanye mu rugo tukayakoresha ibyacu nk'ubwo koko wabikoreye iki numva nanze kubyizera ndavuga ndaza kubikurikirana noneho haciye indi minsi manajya wabo arampamagara arambwira ngo umuntu wawukurikiraniraga inguzanyo yahindutse ngo ahubwo nkoherereje n'undi ndamubwira se byagenze gute ambwira byose ukuntu byagenze ati umugabo yaje hano atubwira gutya na aduha amakuru we yumvaga ari amakuru aduha amakuru atubwira gutya na gutya ndavuga gusa yaramubeshyeye ngo nakundi rero byararangiye ko twaramwirukanye nagakira umukozi wacu naramwitegereje ndamureba sinabimubwira ariko numva umutima wanjye urababaye ndavuga si nk'uyu muntu kweri niba warumvaga ko yabeshye koko impamvu umugabo wanjye impamvu ntabimubwiye ni umuntu usamira ibintu hejuru umubwira ikintu direct muhita murwana ubundi we urangije kurirekanya mwarwanye byarangiye ndavuga rero singiye gukubitwa n'ubundi wirukanywe yarirukanywe nta n'ikindi mfite kubigarura yaragiye arabikora ntiyambwira ntiyambaza yagiye bwe ku giti cye nuko ndangije nese mu by'ukuri ngo bari gupfa kwirukana umukozi badafite igihamya kandi igihamya ari umugabo wanjye rero wagiye kubabwira ntabwo bari kumva ko umugabo wanjye yafata umwanya ngo ajye kubeshyira umukozi wabo ibyo biso bifata gute byakira ute kuki ufite umutima ungana gute ku buryo wakira ibyo bintu byose ukabana nabyo imyaka 11 ikabishize biba bigoye ni kwa kundi Imana ikwirindira biba bigoye kuko n'amarira ndira ntabwo nagakwiye kuba nkirira ngo amarira aze
kuko nararize amarira menshi cyane, menshi cyane. Ntabwo nagakwiye kuba nkirira ngo amarira aze, ariko biranga nkarira amarira agatunguka n'inyuma. Mva umutima wanjye uraremerewe, nkavuga nta muvandimwe mfite wo kubibwira, nta musaza wanjye, naki nawe akanabinyibutsa akambwira ati wowe nta n'umuntu n'uyu n'umwe ufite wo kukumva, kubera ukuntu yitwara no muri sosiyete hanze n'abamubona bakavuga ati we nta n'ijambo na rimwe wavuga ngo ryumvikane. Hari igihe umuntu kenshi ajya ashinja umuntu ibyo we akora, ntabwo yigeze umufatana n'abandi bagore cyangwa umukeke ku bandi bagore cyangwa abakobwa. Naramufashe muri icyo gihe nigeze kukubwira njya gushaka akazi, nibyo yiberagamo, araduhima, yanga guhaha, yanga kugira gute. Njye ni umwanzuro wo gushakisha ikintu nkora kugira ngo noneho njye nteka ntarinze kumutegereza ngo aze guhaha, n'ingenera ayo mavuta ne kumutegereza ngo ari buze kuyangurira. Ndabyibuka nabyo umwana wanjye wa mbere yaragiye ajya kwinywera inzoga. Hari umushuti we bakundaga kugendana, yafitaga amafaranga akigendera akajya kwinywera inzoga. Ataha ari mu ma saa 9 z'ijoro, numvaga naniwe, nta muntu nari ndi kumwe nawe. ndamubwira ni se wamaye igikombe nkanywa igikoma ko nabuze amashereka. arambwira ngo ariko hari wabyaye Bikira Mariya, ku buryo utabyuka ngo ufate igikombe unywe igikoma. Ndavuga ni se ubundi umuntu ufite umubyeyi wabyaye izi saha wari uri mu biki? Gera yarankubise, ntabyaye yarankubise, nsohoka nirukana uruhinja mu nzu. Abaturanyi nibo baje biruka batareko se uyu mugabo ni gati. Ubwo nuhageze nawe aba ari inshuti yanjye, nawe itajya mu gatebo kamwe nanjye, ku buryo noneho ubu tunashukwana. Nuhisi yakumva ari iwanjye arakomeza akigendera, akavuga ati sinkeneye kujya muri ziriya nduru. Ubwo ngubwo bikomeza gutyo, akajya yigendera. Naragenda nanuka nsigarana ibiro 35. Ndapfa nkagira ubukene buri mu rugo, nkagira kuba yigendera, nkagira kuba yigira mu bandi bagore. Niha umwanzuro ndavuga reka nshaka icyo gukora. Nibwo natangiye gukora utwo tuntu twose. Nyine umutima wanjye nabaye nk'ufunga, nkwibagiza ibintu byose natekerezaga. Nangira gukora utwo tuntu twose, nangira kwitaho, nkigurira umwenda mwiza, nabonye amafaranga, ngura amavuta nkisiga, ikintu nshatse kurya. Ajya mu bandi bagore akoresheje amafaranga yawe ko numva atagikora. Urumva ni umugabo mu rugo, ntabwo yafite amafaranga ngo mubwire ngo hafi. Afite amafaranga agashyira ku mufuka akigendera. Nuko ndangije ntangira kwitaho, ndambwira ni ibintu unkoreye. Hari umunsi umwe yagize kunkubita, yari afite umushuti w'umudamu bandikirana, kandi uwo mudamu twari duturanye. Uti rero wabimenye gute? Ni ukuvuga ngo telefone yiwe niyo batwishyuriragaho mu bucuruzi. Nari mfite telefone ye, ngiye kureba ko umukiriya waduha amafaranga yagezeho, mbona message. Ntabwo najyaga mbyitaho cyane, kuko rimwe nigeze kubimubwira arankubita cyane, arambabaza. Ndarahira ndavuga ngo niyo nasa buri kintu cyose umubwira ni ugukubita we ni ugukubita nibyo bimuba mu mutwe. Urekanye ijambo yakubise. Ndavuga nti sinzongera kugira ikintu mubazaho, niyo nasanga ari gusambana nzajya mureka yigendere. Uwo mudamu rero barandikiranaga, amubwira ngo wirute sheri, undi ndavuga si umuntu wendikiye umugabo wanjye ngo ni sheri ninde. Ndamusubiza nti ni byiza. Ambwira ati ndagukumbuye, ejo bundi ubwo twari kumwe byagenze gute, namubwira ibintu byinshi cyane. Noneho ndebye nsanga ni umudamu wiyita inshuti yanjye, cyangwa akunda kunzanira umutobe. Noneho mbese ari nk'inshuti yanjye magara. Noneho ndagenda ndabyibuka yararyamye, ndamwase mama bebe yakwandikiye, wanyandikiye ibiki arareba. Ndamubwira nti se koko muri inshuti? Ntuje pe, mwijwi rituje. Narangije kurerekanya urushyi naruriye, ndihanagura nsubira mu kazi. Umutima urambwira ati ariko
mama mbebe ko ari inshuti yawe uzabimubaze. Ndagenda ndamusanga yari yicaye yaranamwandikiye ngo nasohoka atera agatebe hanze ngo yicara hamurebe baramukumbuye. Ndagenda ndamusuhuza, ndangije kumusuhuza ndamubwira se hari ubutumwa bwawe nabonye muri telefone ya papa w'abana, ni wowe cyangwa nibeshye? Ntabwo yamakaniye, yarambwiye ngo ni njyewe. Ndabwira bya nyabyo, ni se kubera iki? Ngo rero njyewe ngo umugabo wawe ndamukunda. Ni se kubera iki? Ngo ngiye ngo ntakubeshye, ngo yankoreye akantu keza, ngo ndamukunda, ngo urukundo nturuzi? Ndaruzi. Ngo wari wakundaho inti, ngo nuko rero byagenze. Ndambwira se ko ufite umugabo nabimenya ko ucuditse n'undi mugabo bizagenda gute? Ambwira ngo umugabo wanjye ngo nta stress agira, ngo nta mahane agira, nta kintu ibyo biba bimubwiye. Ubwo birarangira ndatangiye rero ndi n'ikicuca ahari. Ngeze mu rugo numva byarangiye kuko nari bimubajije, numvise umutima wanjye urekuranye, numva uraruhutse, numva nta kintu bimbwiye. Kumbi umugabo we yabibitse. Noneho uko we ahitamo amagara amubwira ati umugore wawe yaje hano, amubwira byose n'ibiki. Ndakora, maze gukora njya kuryama. Ngiye kuryama rero sasa arambwira ati ubu ninjye nawe. Yewe dore inkoni yarankubise icyo gihe, ankubita hafunze, abana bavuza induru ibi by'ubusa, abaturanyi barahura ariko bahagarara inyuma y'inzu kuko ntawe wari wemerewe kwica urugi. Ngeze aho kugira ngo ndekure nigize nk'umuntu wapfuye. Ndamureka ndihwereza neza burundu birakunda. Ndamubwira nti noneho ndumva nshaka amazi. Naramubwiye ngo rumva ashaka amazi akagira ngo ndapfuye. Ajya kuyazana, agenda arayazana amazi arayampa, ndanywa. Ndavuga nti Imana indindiriye ijoro rike ntisinzongera. Ndamureka acudika n'inshuti yanjye. Nabikuraho amaso ndamwihorera. Ndamubwira nti rero usibye kuba nakwihora nta kindi nakora. Umwanzuro nafashe nuwo kwiyitaho, nkajya nigura umwenda numva nshatse. Mbese ndagenda nanga kongera gusama indi ndako. Wanga gusama indi? Ndavuga nti umuntu ungira gutya nta ruhinja mfite, ndamutse mfite urundi ruhinja yankora ibingana iki? Gusa ibyo ntabwo biri mu byo mupfa kuba wananze kongera kumubyarira kandi mubana nk'umugabo n'umugore. Ntago arabimbwiraho, biba ku mutima wanjye. Kuko njye naratekereje ndavuga ni uyu muntu tumaranye imyaka 11, nta sezerano dufitanye, ntazi iwacu, nta nashaka no kugerayo. Iyo mureba mbona nta nubwo abandi baricara ukumva afite na plan y'umuryango, akabatejeho hazaza nzakora ibi, bizagenda gute. Sindanumva avuga ati nzakora iki. N'umugu nta kintu akora. Ngerice ngo umutunge, aricaye gusa. Acacuditse ni inshuti yawe se? Ntago byabura, aracuditse. Si nawe wenyine n'abandi benshi. Kuki se wemera ukamuha amafaranga kandi uzi ko ajyana mu bandi bagore b'inshuti zawe? No wemera ukayamuha? Ntago nayamwima. Gute se? Urumva turakora, sibyo? Murakora kandi ari wowe ukora amafaranga arayene. Ubwo rero nubwo ari njye ukora ariko ntago byitwa ko ari njye. Waravuga ngo aha ni wanjye, nta burenganzira uhafite. Hari nubwo nagerageje kumutera ubwandu ndamubwira nti sinzongera gufata credit, ngiye kwicara hamwe nawe dutunge. Bikarangira mbonye ari njye ngiye kujya habi cyane, nkabona abana banjye bagiye gusubira inyuma. Akicara akambara akaryama, umuntu udakora babaye gute n'umugabo mu rugo? Sinzi rero ukuntu wowe umeze. Ndabyuka mu gitondo mu gihe ndi guprepara iby'abana bagenda ku ishuri bariye, we ntashaka kunywa amata cyangwa anywa icyayi cyangwa dusangire ku meza. Oya, warabyuka mu gitondo mbere yo gusohoka abyita ngo ni ugukaraba mu maso, ahita afata icupa rya Primus akabanza akarinywa. Ubwo yamara kurinywa akaba yicaye aho ku kabari aho ducururiza, nkakora ibyo nkora. Biza kugera mu masaa 6 n'ubundi yasinze, narangiza nkaguma aho ngaho. Ariko muri kwa gusinda kwe nibwo abona n'ibidahari,
nibwo umuntu amvugisha ataravuze, nibwo nceceka ati dore cyansuzuguye, bikaba bityo buri munsi mbese nyina ntabwo ajya muhana nubwo numva badatandukanye cyane. ntabwo amuhana ahubwo ni inshuti y'amagara ya hafi kuko niwe bapanga n'imishinga. Nubanga ikintu atekereje gukora kibyara inyungu agikorera kwa mama we, ntabwo yagikorera mu rugo aho tuba. Niba atekereje kugura itungo kandi nabwo muri ayo mafaranga dukoresha urumva mba nayakuye kuri banki, aragenda akabijya inama na mama we, bamara kujya inama rya tungo bakarigura bakariragiza cyangwa rikagumaho. Niba hari intuze, hari n'ikindi kintu nakubwiye, urumva mama we ni umukecuru ariko ntabwo akuze, ni umukecuru ukiri mutoya cyane ariko nta kandi kazi agira. Abana be bose bandi baratandukanye, basa nk'abamwanze, ntabwo bahuze, niwe bahuze. Ni wa mukecuru udashobora kugira ikintu na kimwe nawe akora. Niba akeneye amafaranga yo guhaha araza kuyatwara mu rugo, niba ku nzu hari icyangiritse araza amubwire muhungu wanjye, yego umuhungu wanjye hari ahangiritse jya kuhasana. Niba abyutse mu gitondo ati ndumva nshaka televiziyo, ni ngombwa yigure. Nimubwiye ni se ko igishoro turi gukoresha uri kugikoresha mu bintu mu nyungu zawe bwite, nguriya ni mama, nguriya ni mama, ngo nawe sinzi ibyo ukorera nyoko, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nanatekereza ko mama n'umwaka ushobora gushira ntarakandagirayo, agahinda kakanyica, agahinda kakanyica, ariko nyine nkasenga nkabiragiza Imana nkamwihorera. Ntabwo byoroshye, ndumva bitoroshye byawe n'umugabo wawe. Reka dusoze. Wavuze ngo urifuza ko bakugira inama, ufite byinshi biri mu mutima, ufite byinshi bikuremereye. Wumva bakugira inama kuki, ku byerekeranye ko watubwiye ibintu byinshi, wumva by'umwihariko umuntu akumva yakugira inama kuki? Ikintu numva bangira we inama, bangira inama yo kunatandukana nawe. Njyewe ndabigerageza ariko nkumva nanzira. N'abantu benshi barambwira se ko ari wowe tubona ko ari nk'aho ari wowe witunze, ubundi kuki bikunanira? Nanjye nkashakisha impamvu koko bikanyobera. Niba ubasha kujya gufata amafaranga ukaza ukayakoresha, noneho umuntu akanayakubuzamo amahoro kandi ukayishyura akarangira, kuki wumva ko utari wenyine wabishobora? Bikananira pe, nkashakisha impamvu, nkavuga se ndahera nk'ahashaka nkahabura. Ni muri uru rwego navuze nti bamfashe bangira inama ikintu nakora. Yego, reka dusoze ikiganiro inkuru yanjye. Uyu mudamu ukiri mutoya uko mbibona, mureke tumubanire. Ufite imyaka ingari ku wundi? 31. Acyari muto. Mureke tumubanire kugira ngo abeho neza. Ibyo yaciyemo ibikomere bitandukanye agiye acamo bitewe n'urugo, uyu munsi byashoboka ko byakemuka bitewe n'uko nawe wabigizemo uruhare. Mugira inama, niba ari cyo wumva wamusapotingaho kindi akeneye, uraza kuganira nawe kugira ngo byumve, sibyo? Ngabivuga nimero ya telefone 079 85 98 214. Urakoze cyane.